Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Tuje gusangira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umugambi Imana ifite ku bantu bayo. Amina, haleluya. Umugambi Imana igufiteho ntaguhinduka. Umugambi Imana igufiteho ntuhindurwa n'abantu. Umugambi Imana igufiteho ntagukurwaho nuko abantu bakwanga, ntukurwaho nuko abantu bavuga, ntukurwaho nuko abantu bishakira uko bagushaka, ahubwo umugambi Imana igufiteho ntago ujya uhinduka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4 tugeze ku murongo waho wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amena, haleluya. Hari iki Imana yagushyiriyeho mwene data, hari iki Imana yakuvuzeho utaravuka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Abantu bakumenye Imana yarakuvuzeho, abantu bakumenye Imana yaraho icyo yakuvuzeho. Amina, haleluya. Imana ntago igihindura icyo yakuvuzeho. Ibwira Yeremiya ngo nakumenye narakurema. Ibwira Yeremiya ngo nakumenye ukiri mu nda y'ababyeyi bawe. Imana yakumenye kera, abantu bakumenye vuba ahangaha. Iki Imana igufiteho umugambi mwiza igufiteho, ntago uzahindurwa n'ibihe, ntago uzahindurwa nuko abarozi bakuroga, ntago uzahindurwa nuko abantu bakwanga. Umugambi Imana igufiteho ntago uzahindurwa n'uburwayi. Umugambi Imana igufiteho ntago uzahindurwa nuko imiryango yakuvuyeho, ahubwo iki Imana yakuvuzeho, amina, haleluya, irakirinda. Irinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yaribwiye. Imana yacu nishimwe cyane. Hari iki Imana yakuvuzeho mwene data muri aka kanya. Rindira iki Imana yakuvuzeho, kandi iki Imana yakuvuzeho ntago kizahinduka. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, umugambi udufiteho ni mwiza. Imana igufiteho umugambi mwiza. Uko yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi. Hari iki Imana yagushyiriyeho mu muryango wawe, hari iki Imana yagushyiriyeho muri bene so, hari iki Imana yagushyiriyeho muri iki gihugu, hari iki Imana yagushyiriyeho mu mahanga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umugambi w'Imana ntago ujya uhinduka. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, umugambi wawe ni mwiza kuri twe. Uwiteka Mana nyiringabo, Mana ifite imbaraga n'ubutware, turakwinginze cyane nyakubahwa, turagushimira kubwo umugambi mwiza udufiteho umugambi mwiza. Umugambi udufiteho ntago ujya uhinduka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nuko rero kubwo umugambi mwiza udufiteho, usohoze umugambi wawe mwiza kuri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.